TV show nkuko bisanzwe ni njye tubana kandi akaba ari nanjye nyiri ibintu. So ndagarutse ariko ntabwo naje njyenyine, ntarakira umushitsi cyangwa inshuti yanjye turi kumwe. Ndamanza mbasuhuze aho muri hose, muri Amerika, mu Rwanda, muri Congo, cyane cyane abavuga ururimi ndi kuvuga cyangwa barwumva, nibo cyane cyane nsuhuje kubera ko nibo tugiye kuvugana. Uyu munsi rero nazanye umuntu mwiza, ni umubyeyi mwiza cyane umukobwa mwiza. Natangira twibwira tugaragaza kuri kamazaho bitekerezo. Murakoze cyane, mwiriwe, muraho neza, nizere ko aho muri hose meze neza. Nitwa Desanje TV show, nanjye ndi umu YouTuber. Olive twariganye, inshuti yanjye, sore no mu diaspora. Ndi kumwe n'amadolari. Uri umugore ntimuze ko nangira amadolari ngo mujye amadolari. Yes, murabyumva rero, ndizera ko babibwiye Desanje TV show. Urumva ni umu YouTuber, abantu banje uko mungana kose mugira urukundo, mugende nawe mukora subscribe, nawe bazi iwanjye bakandeho bajye bareba ibyo mvuga, ibyo nibaraguze. Ahubwo tukaba tuvuga ibintu byiza, tuvuga ibintu unaboringa abantu. ahubwo twe tuvuga ibintu ese ntabwo mubwira ngo kuki mutayimubwira najya mufikisha zarabaye gusa niba barabuze gusa ni ukuri mureke mba kubera habonetse vibe zizaza. oya kabwire mwabantu mwe mubona Olive abuki aburaje Desanje abura vibe ababise abura Desanje ariko ngiye aburaze nasaze nyine mbura Desanje isiko ryarabaringa ngiye kubagiye kwiga ariko nyine ababise gucyana ariko ntabwo babimbwira bavuga muri comment nashaka aho kuba bimbwiye abantu bawe nibwo bakubwiza ukuri shabarandyari barakurya ko barakuhaye aka njye narabwiye bakajya bambabaza ubu bayabona nwe tinya comment nzakoresha fake account uzajya unuka nindahise njye nkubita message shaka Desanje ni umukozi w'Imana yaguhana. Yes, murumva Desanje yazanye vibe tutari tumenyereye, ako tugomba kuzigenderamo ibyo abakiriya bashaka, ibyo tugomba gukora tuzaba tubikora pe, byose turabishoboye. Rero namuzanye ngo tuganire rimwe cyangwa abiri twikomereze, tumene habi ari muri Amerika nayo mu Rwanda. ariko hagati kandi kunywa ni inyanja mbwira abantu iri dolari ndacyura mazuru muri dolari oya twaragutuza Imana amazi, ariko icyo umuntu ashaka of course ugomba kubimuha. Yes, rero Desanje njye namuzanye, impamvu namuzanye hari njye namukurikirana, inshuti yanjye twariganye, ni umu YouTuber. Rero nujya guteza umuntu imbere uzateze uwo uzi cyane. Abantu b'iwacu dufite ingeso yo kuba uzi umuntu ufite ibintu ntumuteze imbere ahubwo ukajya kubigura hanze kandi utazi mutanaziranye. Ibyo ni amakosa. Rero mbona ibintu akora gusa akora amafaranga menshi, mbere gukora amafaranga jewe muri amafaranga nagakoraga muri ubusundi usiko utakora prank na rimwe ntabwo nabikora njye prank irambabaza, njye prank YouTuber wiki none se inama ntabwo zibagira ari inama gusa none nyine gusa nyine icyo gitumye cyane zagiye munoza umva nyine mubwire zera nama zazikana mu buzima. Nama ibyo ni bikigiye twigiye batugira inama kwasinziraga munsi ko twigana ishuri batwigishaga inama cyangwa batwigishaga imibare twari duhabwa inama tuzumva yewe inama zarabarambiye cyane. amafaranga ntihagezweho cyane hageze umuntu wa prank najya kumurega muri RIB. ahubwo abantu babateye comment bavuge kandi bavugisha ukuri, bavuga ko dukora prank batubwire gusa nibasanga se basaba nusanga boringa nyine bose barisubiraho ujya ukora ikindi byose ufite vibe ubereka ibintu runaka ibiko ushaka mama ushaka kureba mujye mwandika muri comment muvuga ngo dushaka kureba aho tuya dushaka kureba. Hari igihe cyane cyane nk'abantu nyine
USA hari igihe baba bashaka kubereka inzu yawe kugira ngo barebe ukuntu wenda ukuntu wamanitse amarido arebe uburyo yakumanitsemo niba ari bwiza nawe aba bizakore arebe neza ukuntu setinze nawe yumve niba ari byo nibyo birigisha rega ntabwo ari twagushyigisha areba akantu ufite agafite uhite ugakora agakora rero aho uri mu nama rero tujye tumenya tugire gutya dufate gutya usigiye tuba twaraherewe inama reba uri muto ubwira ati mwana ugira ikinyabupfura ntiwemerewe kujya hagati iyo si inama ikuzamura kugenda ukura ujya mu ishuri kugira inama jya wiga kwiga ni ubuzima uzifate neza ati ubaye umugore ugomba izo nama turazimenya mwarazihazi rero abantu bashaka kumenya ibintu bishyashya n'ibintu Chanjere kababwiza ukurira mu rukuni bazaje n'umuntu nkora prank ngeza kumureka ni ukuri ndayimukorera okay rero ibyo bintu nibyo nishatse ko tuganiraho nuko nyine twari turi kuzana ayakera so Desange ni umubyeyi ntabwo tubwiye ko ni umubyeyi kandi n'abasore basangera ko baritambukiye ndi umubyeyi mukabyaranye ndi umubyeyi mfite umugabo umwe n'umwana umwe ndubatse amen none se ko ariko muvuga ngo mfite umugabo umwe n'umwana hari ugira abagabo babiri ntabyo ujya ubona nyine ndabibona shaka bwati igihe mfite abagabo babiri kandi turanabana mu nzu njye nawe bajya kuri YouTube ni muri Kongo byabereye muri Kongo ko murumva rero afite umugabo umwe n'umwana umwe rero ikintu naje kukubwira umugabo murabana hano cyangwa umugabo nyine ntabwo tubana aba ahantu havuye aba mu Amerika aba mu Amerika none se gute ubana n'umugabo uba muri Amerika n'uruganda rurerure rworoshye cyane waragenze kuva muri Amerika ugera mu Rwanda njyewe mfite umugabo mu Rwanda naza sinazaga ku rya kabiri waba utamukunda rero nikure mwe abantu mwe abagabo bose bafite abagore hano bakwe abagabo bongera umugabo mwiza wubakwe none rero ubwira ubishobora gute abantu bose cyane cyane abagore baba bashaka umugabo hafi yabo abagore dukunda nyine guteteshwa n'abagabo warwaye areba cyangwa ukabyuka mu gitondo ngo waramutse wewe ibyo bintu bishobora gute kuba utabyumva nyine ngo byuka bikubwira ibyo bintu rero ni ibintu byatanje kuri njyewe ni ibintu by'ibisogo byo kora ni ukuri ni ibintu bingora ariko nyine ugeraho niba unywa igikoma kitarimo isukari ukakimenyesha okay mbese wowe byabaye nko kuba ukunywa igikoma kidafite isukari aravuga umugore agereranyije n'igikoma kitarimo isukari ni urugero guys ni urugero mutabyumva nabi gusa kuba kure y'umuntu ukunda ibisanzwe yaba ari fiyanse wawe yaba ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe biba bigoye cyane kuba kure y'umuntu ukunda kuko ugiye hari situwasiyo ujyamo ukumva nyine usibye wakumva nyine yakagombye kuba hari iyo situwasiyo nyine ukayicanira nyine urumva ni ibintu biba bigoye kuba ku rugo nk'umugore n'icyo umugabo nyine like niba hari ikibazo kibayeho n'umugabo akakigiramo akagikemura kibaza ngewe ndafata inshingano z'umugore mfate n'iz'umugabo urumva nyine ibintu biba birenze biragoye cyane bishobora biba byoroshye cyangwa nyine ni ukundi kuvuga ngo nyine ni ugupambana ukabikore kubera ko nyine ko byagenze nyine ntabwo biba byoroshye ariko nyine urabikora kubera ko nyine ugomba gusohoka ikibazo nyine aho umugabo atari kuhaba none se nta bindi bijyama cyangwa ibindi bigabo biza kukubaza ngo urumva ngo dore bimeze gutya nta muntu uraza mba nambaye ibyo se n'ibigo babibona yuko nubatse ibyo se n'ibigo nyine ibyo ngibyo abantu ntabwo biha agaciro hari n'uguteta abona uzambaye sibyo akabona uzambaye ko njye nta muntu urabona nambaye impeta ngo tuyikaze mbwire ngo ndagukunda
cyangwa abana bamwishitira cyakoze ahantu byabaye n'ahantu nari ndi gukorera ibiganiro ndi kumwe n'abayitwa bagenzi banjye turi gukora hari umuntu uri aho ngaho ariko nawe nyine byari byatewe n'ukuntu inzoga ze zamwishe no atuma umuntu ari kumusebura amubwira ngo ugende ubwire uriya mukobwa murazimubwire noneho ndamubwira none se ashaka iki ngo yagukunze okay ndagenda ndamusuhuza maze kumusuhuza amereza ku kintu ahubwo ndamubwira urakoze cyane aranishima yabanye n'isomye arangije badagiye ko nagiye gukora arongera nyuma aho uwo mukobwa numve nimero ndamubwira ngo tubwire ngo ntabwo byashoboka ko yari namukubye namubwira ubwire ngo ntabwo byakunda kumereza nimero yanjye na uwo mukobwa ndabwira ngo shanga usikura afite amafaranga ngo cyayi saza gifite amafaranga birasa ko n'uwawe afite amadolari ndangije nanjye kumusubiza nenda seka mbwira umukobwa namubwira nyine kubera ko nyumvisha ngo afite amafaranga ndaseka ngo uretse kunseka ndamubwira nta kibazo amafaranga ye ntayakumanitse ngiye ntashaka ngiye amafaranga gusa ubwo umukobwa umeze nkawe yarakora n'amafaranga ufite wenda amafaranga igihe cyose aba ari mashyashya ariko oya iyo ufite amafaranga ntacyo wazubwira amafaranga niyo yaba amadolari agahe cyangwa niyo yaba ibihumbi ijana nyine urumva impamvu wenda yarashaka nyine urumva niwe muntu wabituranzeho kandi nabwo ntabwo yambwiye ngo nshaka guteta cyangwa nshaka iki ahubwo nyine byari biri muri porosesi yewe namubwiye gute ariko hari ukuntu nyine umusore aba ashaka gutereta ariko yabona physical kumeze kuriya muntu ati yahuye wasanga n'abantu benshi ariko bijya bigenda wasanga bajya banira ariko nibyo byiza hari akantu bajya bavuga abagore ngo iyo umugore adateretwa cyane ngo bafite ikibazo yego ko macyo rero amenya gifite ahubwo se wumva ari byo niba ufite guteretse kubera ko ushaka gutereka cyane ahubwo si ko utekereza yuko kandi iyo ufite umugabo utekereza ko hari undi waza gutereka kuki ibyo bintu byo ubirema umutima wawe kumva ko hari undi wagutereka ngo yanga umugore ngo cyangwa umukobwa ngo utirukanswe n'abagabo benshi cyane n'abasore benshi ntabwo ari mwiza nese ubwiza ni iki nese umugabo waragushatse si wowe barabonye ubwiza bwawe nese kuki undi ahubwo wowe ubona ubwiza bwawe atari umugabo wawe ubwo njyewe numva ari ikibazo njyewe n'abagabo benshi banyurutse navuga toka shitani kubera ko abakobwa turoroshye uko waba uri kose umuhungu yagufatije cyangwa umugabo yakoze irisimbye ni imyumvire mibi y'abantu gutekereza yuko ngo kubuda cyangwa uri inkumi uteretwa cyane ahubwo woroshye ngiye mfata ko uba woroshye ahubwo aba yabonye ko woroshye cyane ariko anigireyo ntabwo ubona ukuri mwiza ibicuruzwa cya make nicyo kibona abaguzi none bakajya batuberesha ngo kuba basore bakurukaho abagabo bakwiruka buri munsi buri munsi niko anigireyo ahubwo baba barakubonye baba barakwiboneye none se rata kamubwire hari abantu karangewe ziriya nama ntanga zikora mu bantu urumva n'ubu tukaganira ngatamuramo inama rero nkazayisharinga abantu hari abantu nyine nk'uko ukundana n'umuntu mutari kumwe abo basore benshi bamutereta akiruka yaciye umugabo nyine nyine yamushira inyuma ugasanga yagiye kuryama n'abandi basore bamutera inda kandi afite umugabo hanze nasi yenda akanagirwa ku mugabo oya nyine iyo umugabo wawe atari inaha wabimugereka se ho gute kereka yaraje ubwo nyine biba biwabiyemo idolari riba rigwiye oya uzi ikintu nemera buriya twese tugira urukundo kandi twese tugira imibiri ntawubana n'umugabo ariko adakunda cyane ntawubana n'umugore ariko hari icyo nyine abashara bari musanzeho si byatabona buri munsi rero ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kibaho muri ubu buzima niba wa muntu waramusanze kuko wamukunze urabyumva neza kuko wamukunze ukava iwanyu cyangwa wowe umusore reba nk'urugendo wakoze ukaza muri afurika ugatakaza ibintu byinshi cyane tiketi ni byinshi kuko nyine amafaranga wakoreye umusore bwawe bwose uraza
nyine akora imihango y'ubukwe cyane byose gutunga umugore w'umuryango urumva nyine kandi harabona baba batunga abagore baba badakora badakora ukamwishyurira inzu byose shaba ari abagabo ntimwabarenganyije ntabwo ababikora oya inshingano sheri ndazareka mubwire reka kujyana gukora uturimo tw'amaboko reka mubwire sheri iyo mirimo y'amaboko ihari wayikora mu gihe ntayo none mubwire umugabo aba yaragushatse abizi neza yuko mu byiza no mu bibi ufite akazi utagafite tuzabana nzagutunga umuntu wese zatunga none umuntu 50-50 ntabwo gutunga ibyo bintu ariko birahari hari abantu basezerana ariko biterwa n'ukuntu nyine mwasezeranye sibyo hari abantu basezerana ivangamutungo ngo risesuye na muhahano n'irindi ntabwo nizi twageze kuri ibyo ngibyo bisenyuka tugezerana twageze kuri ibyo cyane n'ubudiaspora nasezerana muhahano manza ari ukuzana tugahuza oya iryo kuzana mugahuza manza ari risesuye ibyanjye ufite nk'abizana n'ibyo ufite ukabizana oya tukira abagore bahuza iki n'abagabo ntituza dufite urwara rumwe rugeze iriya hari ikindi tuzana ariko mwajya gutandukana ugashikora ukaba ibintu byose ukabijyana inzu ngo niba nasanze wiyubakiye dupasure nyine aho ngaho bwari n'impamvu n'ubuyobozi buba bwarabyemeye sibyo cyane iyo mugiye muri gatanya hari ukuntu babigabanya ugasa umugabo yakubwira ngo tujye gusezerana ivanguramutungo ukemera njye nshatse umugabo mu by'ukuri nkamushaka mukunze ukambwira ngo dusezerane ivanguramutungo ewe waciza umugabo mwiza nanjye nkaca izanjye kuko nyine ntabwo uba upfunguriye ese ubundi umuntu muzararana ku gitanda gute mujya gusezerana ibintu by'ivangura kandi muzahuza amaraso ni amaraso n'amaraso n'ibintu muzi amaraso muzi ibyo ari byo kera barabyubaga bakabyita ibihango byari ibihango ubona babiciye amazi none se rero tumva kubwira abagore baca abagabo babinyamagana ko batari kumwe urabashirikiye wanciye mu jambo nari kuvuga ngo umugabo wawe uturuka wenda urugendo aba yakoze kuva muri Amerika akajya mu Rwanda amafaranga akora mu buzima bwe bwose akayikora mu mihango y'ubukwe nawe no gutunga umugore n'iki warangiza ugafata umwanzuro wo kuba wajya kumuca inyuma ahubwo ntabwo aba azi umugore yashatse kuko ntabwo uri umuntu utekereza uri umuntu ukunda umugabo wawe umukunda ikintu cyose wacamo uko cyagenda kose nticyatuma uca inyuma umugabo wawe ahubwo ufite ingeso ahubwo watazi iyo ngeso niyo igutera gushurashura mu bandi ukuva nyine umutima nturi hamwe ntushaka kuguma ku muntu umwe urumva nyine niyo mpamvu umuntu habaho abantu nyine baca inyuma kuko bibaho ni ibintu biba bintu byo kuvuga hari umugore uca inyuma hari umugabo uca inyuma umugore we kandi si uko umugabo atamuhaza si uko umugore we atamuhaza ahubwo ni ka kageso ashobora no kuba yaranye n'umugabo ejo yajya ku kazi akabana n'undi kandi mu by'ukuri nyine ibintu inshingano zose umugabo yazujuje n'izuru urumva nyine ni ka kantu ni irari ko undi bavuga nyine yari ni ribi ibintu nk'ibyo ni ibintu none se abagore ko dukunda ibintu biri kugura ubu ugasanga yambaye ako gashati njye ntako ufite urakifuje kandi umugabo wawe nta mafaranga afite umugabo wanjye nta mafaranga ufite nk'ay'umugabo wawe none ndavuze amafaranga agashati katazajya ntakabonye ntabwo turyama abagore benshi turabikora ibyo biracyabaho noneho niba bibaho ni ukuvuga ngo uwo muntu afite ikibazo nta nubwo ari ikibazo gusa ubwo banarwaye mbese ubwo ngubwo niba nambaye ishati mu by'ukuri ukumva ko wayambara kandi umugabo wawe ntabwo afite ubushobozi bwo kuyigurira nawe ntabwo ufite ubushobozi bwo kuyigurira utekereza ko wa mugabo se ni so se ni nyoko ni so wanyu ni iki ku buryo yakugura ishati for free ahubwo vuga wenda aba ari umugabo wawe ntabwo waba ari kugura for free aba ari umugabo wawe ahubwo vuga ugiye kumuraza ku joro aradasinziye gushaka ya shati kandi uri kubibona nta bushobozi afite nawe nta bushobozi ufite mbese akarajya kumuraza ku nkeke none urumva ibyo bintu muri iki kinyejana cyacu byari bikwiye
ntabwo bikwiye na gato. niyo mpamvu ikintu nakugiraho inama abantu badukurikiye kunyurwa. buriya kunyurwa, ijambo kunyurwa ni rito, kandi iyo unyuzwe ni ukuvuga ngo imigisha myinshi cyane yafunguka kuruta wajya wahahira ikintu ukacyifuza ukagenda guta umutwe ukanatekereza nabi utari bunakibona, n'abagabo ukabajyamo kuri bibona, ukanajya no gukora amabi uca inyuma umugabo wawe kugira ngo ukunde nyine wambare cya kintu kigezweho. ubundi ikintu cya mbere muri ubu buzima niba udafite uburyo ki wakwiha nyurwa. inama nziza kabisa. none se ikindi kintu mushinja abagore ba diaspora umva nabazi ubwo rase muri diaspora ndamugeraho bababarire. abagore ba diaspora baritonda muriba ntabwo namubwira bashinja kugenda mukicara mukagereka akaguru ku kandi ngo tuzarya amadiaspora. aya mafaranga uzi aho yaba yavuye? oya reka nkubwire sheri, reka nkubwire nyibikije Frank wawe, umva nkubwire umva nkubwire iryo jambo uvuze mbara ikintu tukiganireho. yumva nari nkirwaye. none ayo mafaranga akaba ari ay'umugabo wanjye n'ay'umugabo wawe uyagira impuhwe. si ay'umugabo wanjye, si ay'umugabo wanjye. none ariko wowe wicaye ahangaha ntabwo uzi icyo umugabo wawe ari gukora kugira ayo mafaranga ayabone. none se urushije umugabo wanjye ubwenge, wambwiye ngo icara ngo utunge umugore wanjye, ubwo wowe ugize gute umurushije umugiriye impuhwe? reka mubwire sinandi kuvuga ko turi kuvuga muri rusange, sibyo? ndabyubuye buri wese oya reka mbigire paso nyine nihereyeho n'abandi ndaje bavugira n'abandi bafite ibi ngibi uvuze ushatse kwinjira mu rugo rwawe, mu rugo rw'umugore n'umugabo, kuko ntabwo uzi impamvu umugabo nyine ashobora kuba wenda n'ubwo afite yarashatse n'akazi akabonye ko umugabo ati icara sinshaka yuko ujya kuvunika cyangwa ujya gukora utazahavana wenda ibintu bitari byiza, ingeso mbi cyangwa imvune cyangwa bikaba ari ikindi biri kwica, ati icaramo. nese urumva uzi icyo umugore n'umugabo baganira? ugushijeho nari nshaka, ntabwo mvuze ngo nije mu rugo rw'abagabo, ahubwo turi kuvuga muri rusange kugira ngo wenda n'ubikora niyumva ko ari amafuti abihindure. ni byiza tureke muri Amerika n'ahangaha ko umugabo yakuzaho kujya ku kazi wowe nk'umugore ukabyemera, nta ndwara ufite ikubuza kujya gukora. reka mubwira ngo umugabo ni umwana wundi, usibye ko natwe tutari abana babanyina, natwe turi abana b'abandi. none se uwo mugabo ntabwo usiga mu nzu, urumva, cyangwa se akaguta mugatandukana, nta faranga ufite yakugeneraga icyo urya, ishati wambaye, ibintu byose ari wowe bikugeneraga, noneho mugatandukana nta kantu na gatoya ko gufunda ubuzima bwawe ufite. ibyo byo ni byiza ngo nuko yambujije. reka nkubwire ikintu kibaho cya mbere ni ukwiragiza Imana. ubundi ushakana n'umugabo hari miliyoni zingahe ngo ubivuze ni ahantu hose uranacyo wenda muri Amerika nawe ushobora kuba ufite amafaranga ntabwo mbizi, wenda ushobora kuba ufite udufaranga twawe atabizi, ariko hano mu Rwanda hari n'abantu baba bafite amafaranga ntabwo mbizi. ariko ikintu nshaka kubwira ni iki, niba umugabo mukundanye akawukunda uko uri, waba ufite amafaranga utayafite, mugashakana, mwebwe ubwanyu biterwa n'ukuntu uzi umugabo wawe, biterwa n'ukuntu nawe akuzi, niwe ufata umwanzuro. turabyemeranya ko iyo ushakanye n'umugabo ariko umukunda, turemenya neza ko umwubaha, kumwubaha n'inshingano zawe cyane. hanyuma akubwiye ngo sinshaka yuko ujya gukora nakoraga na heno muri banki, ati ushobora kubuta kubera kwirirwa ubara amafaranga uzajya stroke upfe, ngiyewe nzagutunga, icyo uzashaka cyose nzagutunga. hari cyangwa kuba kugira impuhwe akakurinda kuzapfa vuba cyangwa kurinda ibirwara uzapfa base n'urinda urupfu, urwaye stroke akubwira ati ibyo burimo ushobora kurwara stroke kaka kanya gahita birangira, simbishaka rero ko nyine wenda utarwara umutwe unani umeze nabi, ngaho se moto za hato na hato, imodoka za hato na hato, akubwira ati ngiyewe
ndakora kandi nshobora kugutunga turumvikana neza wabyanga yakwiye ngo wicara kandi ukabona nawe byari kukurinda nibyo koko uri kunanizwa n'ibyo uri gukora urwaye izo ndwara zigatuma ntajya ku kazi namwumvire ibyo abwira hanyuma ariko ntabwo ndwara n'imwe ntabwo yabwira gucara nese ujya guhangana n'umugabo ntabwo bajya guhangana nawe kandi nawe ntabwo bagiye kuntegeka mu rugo nta mategeko abayo mu rugo habamo kumvikana urumva zanike nanjye zanike noneho tukiganireho nitwumva ko idashoboka tukireka nitwumva ko ishoboka tugikora ahubwo ntabwo wambwira ngo ndavuze ngo icara ngo nicare gutetse oya ntabwo nyine umva mu bwenge nawe urabuze mu rwego rwo kumva ko nyine yagutegetse ntabyumvikanye sibyo niba umugabo wavuze ngo nzajya kumenya buri kimwe cyose kandi nibyo umugabo azaba hari se kandi nibyo ese ko iki wumva ngere kabwe ikintu kitambaho fata ibyo mbonye ako kanya nukuvuga ngewe sinekereza ngo kuba simba nabitekereza kumva ko ntabwo wowe ntabwo utekereza ariko umeze nk'akavuze ngo nta ntego afite y'ubuzima icyo ategereje ni ugupfa oya ntabwo nyanya nako waba wabunutse umva nkubwire icyo nshaka kuvuga ni iki kubera ko ntekereza negative ngewe urunera sintekereza negative ni positive kuvuga ngo ibintu byanjye mba ntekereza ko ngiye bizahora bimeze neza ntabyo guteganya ngo ndateganya ko ibintu bizahora bimeze nteganya ko bizahora ari byiza kandi nkanabisengera hano rero turi kugira abantu inama yagiriye ni uko uvuga ngo mwicare mu rugo abandi babatunge oya niba ufite ako kazi kaguhemba mu by'ukuri n'umugabo wawe abikwemerera gakore kuko gukora ni ukuvuga ngo hari icyo wakora umugabo atagwa icyo ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora tugira ibintu byinshi cyane blood shower zaki ntabwo wasaba umugabo mushaka ndabisha mushaka gutwera aha nshaka gute kora uzabyikorere bizatuma anakubaha kurushaho ariko mu gihe ako kazi ntako ufite kandi ntacyo ubaye n'umugabo wawe nta kintu agutwaye yicare mu rugo agutunge ndetse ujye gushaka akazi umugabo nahise agufatirane aguha ku kazi agufatirane kugira ngo araheze ako kazi hari abantu biba none se akazi kaba kuryama oya hari abantu biba ndetse nta muntu numva benshi baba ariko se ababyemera nabo ni injiji oya sheri nawe ujye gutangira icyo kiganiro navuze ngo turi umuntu tugira imibiri nawe ushobora ntabwo no kumwifatira ku ngufu atari ugufashe ku ngufu ibyo byo biceceke abantu baratangaje ejo nagiye kuri salo mutupa arakumbwira arambwira ngo basigaye bamusaba ngo nzajya mbima ndavuga se wari mana cyangwa urasaba ariko bana bike mbabwira ni faya byarahindutse ibintu byo kwizanisha rero ngo mbese ngo umuntu ngo iki cyane cyane aba diaspora nimwe batokengaho cyane abagabo banyu ngo bararuha ndetse n'abagabo bagomba kuturuhira nicyo biyemeje nicyo muba mwariyemeje nese se waraje kukira mu buzima bwawe kugira ngo wasanditse neza ariko nyine iyo umuntu ubundi umugore yitwa umufasha ese kamubaza umugabo nawe akitwa umugabo nyine mva nkubaze nimba uza kurya ibyanjye uraba uri umufasha cyangwa kudiruriza umva nkubwire ikiganiro kibaye tuma mbabwire nyumva uze mu bwonko ngo muravunika harya reka nkubaze kugira umugabo ni ukugira agenda uca muri izo mvune zose nyine kugira ngo ube umugabo yego none se umugabo wawe nirishwa n'imvune kandi ari ukuvuga ngo umugabo wawe reka nkubwire uko byagenda kose ari no mu Rwanda yakora ahantu hose umuntu adakora ahantu hose umugabo arakora none ushobora mwimagina ko umugore like nk'umugabo afite umugore kuko hari n'abagore bafite abagabo inaha kuki mutekereza neza yuko abagore b'abadiaspora barya bicaye ko bavunisha abagabo babo barya bicaye nyose baba bareba abo bivuga baba bareba ikibazo cy'amatsiko mfite hari uraza gusaba hari uraza wiseka hari uraza gusaba ngo yabuze icyo arya ngo umuntu uko turi bavunisha wenda ibyo mwakabivuze umugabo wanjye wenda yaje kugusaba ngo wewe mu Rwanda cyangwa ndaburaye wenda aho ngaho niho mwabivuga ariko niba wowe ukora ukavunika umugabo wawe ntabwo avunika oya kuvunika reka nkubwire niba ukora kandi tuzi turatandukanye
yicaye muri Amerika ntabwo bose bajya muri kampani umugabo wanjye ashobora no gukora akazi bisaba mu mutwe ariko nawe ni kampani ariko hari kampani zitandukanye uvuga ngo turatandukanye ariko mu by'ukuri ashobora no kujya muri kampani ibyo wita imvura yo kuvuga n'iki yego nta kazi katabona ko nta kazi ubyuka buri munsi ugenda buri munsi ariko kuki wumva niba imvune yawe ariyo yundi urambajije kucyumva ko imvune yawe ariyo yundi ntago abo bantu babivuga ntabwo baba bari kuvuga ngo uko mvunika niko n'umugabo wavunika ahubwo ni uko nyine baba babona cyangwa bareba n'abandi uko biba yaguzwa uko bagira ute akavuga bari abagore ba diaspora barya abagabo babo abagore ba diaspora barya abagabo babo none se kubera kibiswe abagore babo kuki nyine abagore babo of course ugomba kubikora ko ari umugore wawe babivugira ko iwaje uri umufasha uje gufasha wa mugabo none ukaza kwa wa mugabo aho kugira umufashe ugeretse akaguru ku kandi impamvu babivuga babivuga ni ishyari shero rajya muri kampani ufatanye n'umugabo none se nanjye igihe nikijya tukagira ahantu kandi urabizi neza cyane yuko kandi babashinja ko naje muri Amerika mutashobora akazi kubera hanyuma we nyuma ajya kugera muri Amerika hari ikintu kimwe yarazi uwo mugore cyangwa umuntu wenda ukuvuga yose hari ikintu kimwe yarazi ubuzima bwamwigishije of course natwe ubuzima buzatwigisha buzabajyana ubigishe umva urabasubije ikindi babwira uko bari jyawe ubwira zibyo ikindi mu nyumvire ni ukuvuga ngo haba harimo n'ishyari gute utekereza kwanza ukajya kuneka ko nicara ukiza akaguru ku kandi si ishyari kandi jalousi ni ya urozi nasikilizana n'igiswahili kiranye murumva atababwira ariko nibyo hari igihe umuntu ashaka kukwinjirira mu buzima akamenya ese uriya mugore wirirwa ameze gutya arakora cyangwa yirirwa asohora amafaranga umugabo we yirirwa yohereza ati umugabo we aravunika akirirwa sipera n'amafaranga aho baba yakuye none urumva kugira ajye kugutekerezaho agufate nk'umwanya mu by'ukuri si ishyari ndetse ni impuhwe aba ashatse kugira umuryango kandi n'uwo mugabo naba yaragiye kumutakira mu by'ukuri hari abantu binjira mu buzima bw'abandi butabareba ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu akureba ukuntu bimereye kuri social media ubundi social media umuntu nakakubone kuri social media ngo ahite yumva ko azi ubuzima bwawe bwose cyangwa azi imibereho yawe yose mu muhanda ntabwo uba unzi wenda ngiye desaje ni ngiyewe wizi umutima wanjye uzambona kuri social media uzambona kuri Instagram YouTube umbona ahantu hatandukanye Snapchat no muhanda umbone ariko ngiye uzabona ni inyuma sibyo ntabwo ureba mu mutima wanjye sibyo ikindi kintu nyine kitari kiza ku bantu bicara bakavuga abandi ni ukuvuga ngo kwicara ugafata umwanya ukajya kuvuga undi muntu mu by'ukuri wowe ushobora kuba iwawe hari gushya ariko ukajya gutabara kandi wowe hagize gute hari gushya iryo ngiryo ni isomo naryo tugomba kwigaho ikindi kuba umuntu w'umugabo ari umugabo ni kuvugira abantu muri rusange umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umugore uririya atunze umugabo we hano ntabwo aba ari igicucu kuba yaraje gushaka umugore n'undi akazamusiga hano wakagenda ni ukuvuga ngo abe ku giti cye n'umutima we ntabwo umurata abantu ko ntabwo abagabo baza gushaka inaha bose ntabwo baba boza abagore iriya baba bahari ariko ikintu cyaba cyamaze kikamuzana hano ni urukundo kandi urwo rukundo rurihanganirana rukora nyine iby'umutima w'umuntu ushaka ntabwo niba umuntu agukunda ari ukubwira ati jya gukora 50,000 ku kwezi uratega bizarangire ku kwezi 50 n'amavuta arimo ati icara ayo 50 ntabwo nayegura ugasanga wenda ni gutyo bigenze ariko ugasanga umuntu we atekereje yuko kuba umugore ashyize ku kaguru kandi umugabo akora amuvuna
amuvunisha amuvunishije gute se n'inshingano ze ese ubundi ntabwo muri Amerika bashaka gukana si byose ari abagore rero ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba ashatse kwinjira iyo famiye mu by'ukuri aba yabitewe n'ishyari kandi ikindi kintu hari igihe abantu batajya bakira ubuzima bagezemo sibyo ugasanga umuntu ntabwo abashije kwakira ubuzima agezemo muri ako kanya ahubwo kuko ngewe ari kumbona nambaye neza nasohotse wenyine bwa buzima arimo ari kujya muri kampani n'imyenda afite akabura aho ayambarira bikamutera cya gikomere cy'ishyari kureba nyine ko ahora abona niyo posti yawe yego ko wagishaho ibintu bishyashya cyangwa n'abasohokera n'abashuti barishyura ariko bakavuga ngo ni dezaje nukwihangana ni nyine urumva hari igihe umuntu agutekerereza mu by'ukuri kandi yanibeshye cyane 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 pe ni ukuvuga ngo umugabo wese ufite umugore muri Afurika cyangwa umugore ufite umugabo hano muri Afurika ntabwo aba ari ikimara cyangwa ari injiji yo gufata uwo mwanya akaza gushaka aba yaranagusize uri umukobwa akaza gushaka umukobwa hano kuko nyine niwe abona ko bamuha amahoro nibona ko ngewe hari n'umuntu abwiye ati sinashaka umukobwa muri Amerika kuko umukobwa muri Amerika yiyumva nk'uko afite amafaranga ye ntameretse kagaca ntanyubaye ariko ngo ngewe nshobora kuza kwiteretera mu Rwanda umwana amenyera ubuzima urumva arya neza abaho neza yubaha afite ikinyabupfura naramugeza hano bikaba uko nguko rero urumva ko abantu baba batandukanye ni icyo ngicyo nabwira abantu bumva ko abagore ba diaspora bagereka akaguru ku kandi ntabwo tugereka akaguru ku kandi kanishyiremo ntabwo tugereka akaguru ku kandi kubera wowe uri kwivuga nyamara tugereka akaguru ku kandi kuko abagabo bacu baba bishaka cyangwa tugereka akaguru ku kandi kuko aribwo buzima turimo wenda iyo tujyana n'ubwo buzima bwo hanze tuzakora nta muntu wanga gukora ngo abone amafaranga afatika gusa ubu ninde wanga gukora uko nzi ko ibyo nzi ikintu cyose nzi nta mugore ukunda gusaba icyo cyo ndakizi guhora asaba umugabo ngo mpereza amafaranga iki ngiki ntabwo bishoboka umugore wese nyine abonye ahantu akora nkamuhereza amafaranga afatika nese ndayakorera ibyo 100 byonyine 100 nta kintu kimwe byamarira ku kwezi kandi umugabo wawe ku cyumweru arahembwa 500 nyine ibyo ngibyo ibyo biterwa wenda n'ibyo umuntu akora ariko niba ku kwezi negereje bya 100 si uri hano i Kigali ntubona ibintu ukuntu byahenze mu by'ukuri njya guhaha buri cyumweru akoresha nka taxi urumva ngo ibaze ntegereze ibyo 100 ku kwezi bitarimo n'amavuta yenda nshobora kwisiga urumva ibyo ngibyo byose kandi ufite umuntu wo kuvuga ngo icara niba mwarabyaye nderera umwana wite ku mwana kandi iyo wese ku mwana we burya nawe uba wamwiseho cyane kandi noneho ni ukuvuga ngo kugira ngo umugore n'umugabo bahure babane habaho nyine ubwumvikane umugabo ashobora ati njye sinshaka kujya gukora mu by'ukuri ugomba hari n'umugabo uvuga ati ntabwo nzagutunga udakora ndetse bibaho hari n'umugabo uvuga ati singushaka mu kazi yicarire niyo bibaye hose urumva nyine bakakubwira ngo derera abana ndetse ushobora kuzajya ubyuka igitondo ukorera abana mu kanya ko kazi akakwicaza mbese urumva ibintu nyine biba bitandukanye hari igihe rero urumva abantu ntibakabeminga abantu ngo reka aba bantu tubahukoye abantu bahitwe babwire ngo iki wa mugani iyo abantu bajya kubana umugabo ajya gushaka abazi uko umeze abazi uko urugo rwanyu ruzagenda kandi abazi nimba gushakiye hano azamenye nyine icyo wambara icyo urya rero abo bantu babwire ko ibintu byose nyine barabyumvikanye n'umugabo ubundi ibintu byose ni umugore n'umugabo ntabwo wowe ibintu ubona inyuma utekereza ni ishyari ntikambikemure gutyo yes ubwo ni ishyari urumva ariko dizanje ibyo avuze bimwe na bimwe ariko hari igihe umuntu apuremirwa n'umuntu rimwe na rimwe atazi
abitewe n'ubujiji nabyo twabyirengagiza ariko ubahaye kuri ariko nyine ngiye ndabibumvishije kandi nibyo ariko kuko nyuma urumva umugabo wawe ntabwo niyo muganira siyo mujya inama wajya kujya inama y'urugo n'amawe wajya kujya inama y'urugo n'amawe nta nubwo wajya kugira inama y'inshuti yawe nta nubwo of course none umugabo wawe nakubwira ati hari bamwe utavuga ubwira umuntu umugabo wawe nakubwira ngo kubera iyi mpamvu ntabwo nshaka kujya mu kazi icara hano utananabyara icara ntazagira ikintu kimwe uzakora ikintu cyose nzakikumenyera kubera impamvu runaka urumva undi muntu kuki ababazwa nuko wicaye urumva atari ishyari kuki ababazwa kuri kuvunisha umugabo wawe none si ikibazo urumva nabyo ni ishyari ni ikibazo gikomeye so rero natwe cyo kuzura mind your business barababwiye mind your business murebe ibyanyu bya dizanje ku ruhande mubireke ingoperi by'abantu rero gusa hari akaravuze nanjye numva ariko abantu ni babiri bubakuru wihora wa gatatu ujemo ubukozi kosa cyane so rero mwe mwabatekerezaga mwiboneye basa neza cyangwa se bisohoke ariko usohoka n'abashuti bakakubwira ngo dusohoke atari biro yawe ariko babona muri zanjye bakaguha idorari ndimuvana yewe ntanarumubona abanyamerika n'abantu ba mbere ntanarumubona mbega amadorari yarabuze narumva rero hari umuntu wari bambwiye bagiye kunyoherereza noheri bonani nako bajya babesha ndashyuha ndavuga iyo bonani ariko ese undi hari abantu bajya kohereza amadorari benshi batinya ko yakohereza kubera nyine shiraho ariko mureke mbabwire mwambaye amadorari y'umugabo ko mufite iyo koze yambaye amadorari y'umugabo arabagukohereza ariko indabura wameneye kurinda yaganeye amadorari abantu bose tumenye ndabifuza kumenyana n'uyu mubyeyi abantu batinya ukabona umukozi uri akamuhica kandi oya idorari nye ngewe ntawanga ijana mu rindi kandi si amafaranga aryoha ari amafaranga umugabo nyine umugabo n'inshuti yawe igahita iguhereza abantu benshi twiganye muri Amerika kandi ushaka bose ni inshuti zacu twari tuzira abantu mutari mwanya idorari idorari rirakoze buriya y'inzu ariko barandi kubwira ukuntu umuntu ndiyambwiye ngo aramereza idorari sha ndashyuha ariko reka mbabwire ntazagira umudiyasipora uzabeshya umuntu amafaranga afaza azamubwira ko agiye kuyamuhereza kuko hari igihe umuntu noneho hari ubwenge bwinshi cyane bazanye bwo kuvuga ngo nagiye kohereza ngo nabonereje byanze ngo nagiye no kuri banki ibyo ndabizi muri world limited ho byaba world limited uranayidirect ngo koresha indi cyangwa akabwira n'umuntu akayamwohereza akayakoherereza ushaka kohereza amafaranga uzi ngo waba uyohereza njye nshaka kuko amafaranga sinabura ibyo kinyohereza nanaguhamagara kubwira ati nyohereza no amafaranga ndaje nyoguye kashi cyangwa se ukabwira umuntu kubwiye kumwohereza wayamuhereza basi ari mu nzira njyewe hari umuntu babikoresha arumva arashyuha afite ibintu byinshi cyane agiye gukora umuntu arangije aramubwira ngo yambwiye mu kigo ngo baramufungiye kohereza ariko se niba bagufungiye ntushobora gushaka ukundi kuntu uhita yohereza uhita ucika intege kandi buri muntu ukoresha amafaranga uramwanga ifaranga ntabwo ugipfa kuribeshya narakuze narabaye n'umwana wajya gukoresha igiceri abadiaspora n'abadiaspora muri banega byasire kuko babwira kuki utari muri gutanga amafaranga ntawe tuba dufite harya abantu uko muyavunikira uri kuvunika deza nakamubwira iyo ufite amafaranga menshi n'izi ziba nyinshi iyo ufite makeya n'izi ziba nkeya
rero uko ugenda utera imbere niko n'ibintu ibyo byo ndabizi cyane niba uri za 500 nutera imbere uzajya mu igihumbi rero bivuze ngo ntayo baba bafite pe mujye mubabarira ahubwo ikibazo ni ukukubwira ngo baraguha kandi azi ko atari buguhe bakajya babesha niba nk'aba diaspora bamwuvuza ngo muratanga $1 muritanye niba mutaritanze murirega mubeshe abana b'abandi mubeshe umuntu amafaranga ntibibi my friend rero murumva Desanje yababwiye ukuri natwe tubabwije ukuri rero ahasigaye mugende mwandike muri comment muvuga ngo uyu yabeshe cyangwa yababwije ukuri rero ndi bose twasoreza abantu bayisabagira abantu ba Olive kuri channel rwose mutubwire niba iyi vibe ziwe mwayikunze kuko nayivuye yavuze navuze Desanje hanyuma nyine mwese nyine mukomeze mukore subscribe comment mujye muri ana video ze muzirangize rwose mumushyigikire kandi mwandike ibyo dushaka gukora mujye munatubwira muri comment ibintu mushaka ko duhindura ntabwo ibyo tuvuga byose aba ari byiza ariko byana hari abantu bakebura umuntu bari kumutuka kandi njye amakuru nakuruye ni ukubera ko uyu mubyeyi yanga gutukwa arabitinya cyane ngo bari umwuka byaramu kunuke hakuzi kunakora abo mu YouTube neza utinya gutukwa serious none se mu YouTube wese bivuze gutukwa oya kamubwira nese ukundwa na bose kandi hano uri ntabwo uzambitinga nuza SM ikintu none se nimba unyanga ndikakunde cyangwa nimba unyanga ndeba ariko wikomantinga ibintu bitatu oya ntabwo uzafata umutima wawe cyangwa intoki z'umuntu YouTube ubu niwo wijyanye wabaje kwisoma uba wariyemeje ni ukuvuga ngo ikintu cyose uracyakira kandi ntikinaguhungabanya nyine ukumva ko kuba ateye comment ntiyariye nibyo nyine ni inzara n'umushiya bitewe utaya comment cyangwa n'ibyo abonye n'imishaha byose ukumva kubyakira you guys mwakoze cyane abantu rero mukunda Desanje TV show mugende mukore subscribe comment share turabakunda cyane thank you yes mwakoze kandi Desanje yakoze nitwa gukana tuzakubona muzambona nibaga kutubwira ngo muzane Desanje muzade mwenda hari okay mumureba mumukunda mumena amadolari aba diaspora baziranye abantu biganye abazira muri Amerika bose bagutumyeho oya bari kubureba muzagende mukore contribution mugeka tukatujyanira Desanje amafaranga kandi abantu twiganye hafi ya bose bari wese rero mu Rwanda kuri Desanje ni umuntu wanyu gusa nyine uyu muntu se mukunda akeneye $1 nawe bipfira amafaranga ndakora ndayarya nyakoramo muranesha rero ahora of course na Desanje nawe umuntu ukora muri bank akanda yakoraguraho amafaranga arayemera rero abashuti be ababiganye muhereze nanjye nzajya muhari rimwe nayabonye mwakoze kubana natwe tuzasubira nawe utaha